inyuma twahita tujya mu rugo tugataha. Alex shaka kumbwira utugambo twiza dushaka kuncurutsa ngeze imbere y'uramukuru. Urumva ngiye umunwa nawe mfite ku buryo nabukomveka. Wowe se ndeba ni sasa miturebe. Oya wenda ntago ari ibyo mvuze ko tankumveka ariko urabizi ko buriya amagambo ararutana cyangwa biterwa n'akanwa avamo. Biterwa n'urukundo. Kandi njye ntabwo ngira ku buryo nyibyo mubwira bumva shaje ziya wishaka gukomeza ibintu nawe urabizi ko iyo ngeze imbere ya Alex ibintu byose birikora. Ubundi subwuzanya umujinya w'iki. Ubundi surishobora kuri amucecura ari na wenda yagiye. Nako mama wawe. Subwa yabitinyuka. Ntabwo mbizi ni igitekerezo. Ahubwo Renzo turamukura he kugira ngo turangize tujyane ahantu ramugore ariko turamuhamagara. Ubwo tubanze tujye kwa Alex tujye kuri amugore. Nese undi ubwo Alex murabona nanjye nayo turi kumwe. Nese bitwaye iki? Wese wenda gutinya. Ayo magambo subwa arakubwira atara. Wese aragutinya. Turaza kwa nyogokuru wawe inyuma. Alex. Alexi! Ngabanyanduru wagashinze. Asubwagize umuntu kumva uri gusakuza gutyo Jesse. Shiti yawe. Rero umugabo wanjye. Ni shiti. Alex. Renzo. Ndabwo muzungura. Kigali nama. Siwaje ugasuza undi mwana. Yewe ntago kirwi nahanga waje bagora nabwo nabwo. Tamutse hano suza undi. Akugeze ntawe. Ako Kigali bafashe neza shahu. Ujye mwitera ibintu bihumura abantu. Shanse ubwo wabo waburi gusekare wakwigwa kuri nogara gusunika ukitira ibintu bihumura rero. Ndabona wariteje imbere mwana. Umva navuye kubyikora. Ariko iri niritirana. Bazakura bure we. Navuye kukubyikorera ku mutwe ngura riguze ubu ngiye kugura ibirayi kazungu. Ugiye kumurangurira. Ngiye kumurangurira ibungu. Turura cyuka gutwara igare. Reka ngiye turebe. Umva banze kubwira. Iyi nzo biramutse ikubutse mama ntabwo namukira. Nese ubundi nagiye ndigikara. Nagiye Yashaje sinabasa. Ariko nyine n'utuzi twikigarega n'amazi yo muri muri Kigali arakora. N'utuvuta wisigara numva twarahindutse. Ndagara amavuta gusa. Wumvishe mukuna muri. Intore rwose buri n'urundi rwego. Hako. Reka ngubaza akantu re. Iyo byeme bitari gukurira cyendaga ari injerekani ku mutwe. Basa nawe wikorera. Imana igira neza. Ntabwo wikorera ijerekani. Ntabwo twajyanaga kuvoma. Naguze ikintu cyajyaga. Nayitwaraga kubera. Naguze ikintu cyajyaga kinyica. Bibaze ko ubusura kibuka guhambira ikoma we. Kuvoma. Umva ikintu cyajyaga kinyica se. N'ukuntu abakobwa bajyaga bavuga ngo ntabwo twajya kuvoma. Dusigaye turwana mu mugezi baje kuvoma. Banana. Nanasiga yikorera ijerekani byo nabwo twarebye. Uravugisha kuri. Ako sibushize twahuye hano ayikora amajerekani. Mva nimba ari ikintu mfite amatsiko no kubonana. Ntago bajya mu Suzina nawe ndambaraga twatuje kutugera hanga. Abasore muri kino cyaro bose yari abagize intuza abarebera hano. Asika do. N'injerekani ku mutwe. Ajyane ebyiri ngo akayisiga inda akaza kwitwara avuyeyo. Uhe ntabwo bizi. Usa yabasha gukomatara niba mudiha. Baramudiha gusa se. Ntabwo bizi. Nese ahubwo mugiye he? Tugiye kwa Alex. Tugiye kubanza kureba Alex. Nkabona kuza ngo tugende. Ako banza bane bageze Kigali bahinduka banebwe. Izi saha murabizi ko mwasanga Alex mu rugo. Hagiye gushaka amafaranga. Harya yikora amajerekani. Alex yahinduye urwego ntagakikura amajerekani. Yaguze banki. Ntagakikura amajerekani gusa barahinduye. Numbwira. Cyane rwose. Yahinduye ibiki? Akoze wozingushire wanye. Aracyari wawundi kamushingiye business nitwabimenye se. Ahubwo ngize n'amahirwe kugira ngo njye kwihuta kugira ngo naza gukererwa kuzimira iby'abandi. Ndababonye. Mwaretse ngabajyana kwa mama wawe. Ngiye nkikomereza aho ngiye hari icyo bitwaye. Mukaza kuza kuba mujya kureba Alex inyuma ko atari nakuru. Sirundi niba nawe hari. Unese undi wa mugore atuye he? Uyu mugore.
ubu nyine uri kuvuga ema wajya uhinduka koko Renzo karama atuye hirya kwa Rukara handi ko yagukura amata yego izireka atajya mu mata aba yayakorese ntago yemerewe kwiyonka so wagira ku mutima tugende nkusigireho madame ko wahindutse tugende ariko tugende njye kwabereka mbanze nsire ibishirongane mu rugo urumva ubundi tukomeze ubugere kuducisha abandi ntago mwese mu rugo ntago buzi ko ari ku muhanda mwana ese kari service agiye kuduhundura mwishyura komeze nka hari akazi wa muhanda akoro Jazira ariko mbanze nkubwire niba nagutse Kigali ko njye sinzajya tugende asumva cyo nkagutwara ubu ngubu bimenye ngo wari yose ntabwo ihagije muri Kigali ko ngo abantu ngo namugenda n'amaguru bose n'amaguru irangunze gutonde ngaha sigara mu mwana rwose abonye bisobayeho kakubitise ahubwo emido uzi kazimya n'udukarabi bakapfurira nyina ngomba kubona suragira ngo atekere ku cyari gazi bana ahubwo se ukivuga n'ibyo ngibyo komerutse kumubona ari gucuruza agataro cyane rwose mama yiva acuruza agataro umva agapakeho imineke n'inyanya zamunambiyeho